ese aposo abantu bakuri ibyo bintu ntabwo bazabona ijuru abantu bambara amahere cyangwa bakora ibintu by'imisatsi ndashaka ngo dukure iyo magamizi irimo abantu judging irimo abantu b'Imana bagenda bacana imanza gutyo ngo abarastafara Yesu wabusuye wacu ni Haile Selassie uriye muri Ethiopia wapfuye. Donc ni gute mwakwambara birabi so bwa mbere tubonye abakozi b'Imana bagira ibyo bavugira mu nsengero zabo ariko bigateza imvururu n'intambara z'ibitekerezo zishingiye ku kutemeranywa ku byo yavuze ahanini bikoreye ku mbuga nkoranyambaga. Ibi nibyo byabaye kuri Apotre Gitwaza, umushumba wa Zion Temple watangaje ko akumiriye ku ruhimbi rw'itorero rye abafite imico imeze nk'iy'abarasta cyangwa se abazwi nka Rastafarians. Icyo gihe Apotre Gitwaza yavuze ko abasore bafite imisatsi boshye izwi nka dreads, abambaye amapantaro aciye azwi nka deshire, abahungu bafite amaherena, ndetse si ibyo gusa yavuze ahubwo yagarutse no ku bakobwa bambara amapantaro bakajya ku ruhimbi ndetse n'abambara amaherena ku bindi bice by'umubiri nko ku mazuru n'ahandi. Apotre Gitwaza kandi yumvikanye avuga ko Rastafarian cyangwa se abarasta ari idini ya Satani ko bakorera Sekibi. Aya magambo ya Apotre Gitwaza yateye imvururu cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batanga ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo kugeza ubwo haje kuba ikintu kidasanzwe cyakozwe n'abarasta bo mu karere ka Rubavu. Aba barasta bo mu karere ka Rubavu batunguye buri wese, bakora ikintu kidasanzwe gishobora no gutuma Apotre Gitwaza yibasirwa n'imbaga nyamwinshi ndetse akagirwa igitaramo gikomeye kuri murandasi no ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe mu batangaga ibitekerezo ku magambo ya Apotre Gitwaza bavugaga ko yavuze ibyo atazi neza yavuze kuko ngo abarastafarians atari uko bitwara. Bamwe bo bati Rastafarian niyo dini y'ukuri ku isi ndetse igira urukundo rutangaje kurenza ayandi madini yose ku isi. Nyuma y'izi mvururu kuri murandasi, Apotre Gitwaza yongeye kugaragara ameze nk'uwisobanura avuga ko ahubwo bavuze ibyo ari batazi Rastafarians kuko we ngayizi neza kuva itangira, aho yatangiriye kuva muri Congo kugera muri Jamaica, ndetse we abarastafarians yabitaga barakare. Kubera imico yo muri Congo kera babatwara ari imbohe bagiraga ikintu cy'urumogi bita cannabis kugira ngo ubashe kuja mu mwuka wagombaga kunywa cannabis. Nuko ngo umurasta agomba kuja mu yindi si. Nubwo yavuze ibi ntabwo byabujije abarasta birubavu gukora ibintu bitangaje cyane ndetse bishobora gutuma bamwe batabwa muri yombi bashinjwa kubiba urwango no kugumura imbaga. Bana nanjye rero kugera ku musozo wumva ibyo abarasta birubavu bakoze byakangaranyije igihugu ndetse bishobora gutuma abarasta batabwa muri yombi ndetse umuyobozi wabo agatumizwa igitaraganya gusobanura iby'itsinda yoboye rigiye gukora. Felix niko nitwa, iyi ni Felix Official Docs Fair. Ikaze nanone. Nyuma y'uko Apotre Gitwaza, umushumba wa Zion Temple, atangaje amagambo akomeye ku barasta cyangwa se Rastafarians, ababarizwa muri uwo muryango w'abarastafarians bo mu karere ka Rubavu bahise bakora ikidasanzwe maze bandikira ibaruwa itangaje meya w'akarere ka Rubavu bamusaba kubemerera kwigaragambya bakamagana Apotre Gitwaza wababeshyeye ndetse akabicira izina. Kwigaragambya mu Rwanda ubusanzwe ntabwo byemewe, icyakora imyigaragambyo ikozwe mu mahoro igamije icyiza cyangwa impinduka runaka iremewe, ariko igakorwa habanje gusabwa uburenganzira polisi y'igihugu ndetse igomba kuba ihari icungira umutekano abigaragambya kandi kareba ko batarengera. Mu ibaruwa ndende yashyizweho umukono n'umuyobozi wa Rastafarian Movement Rubavu, Rastafarian Steven Gakiga, iri huriro ryasabye umuyobozi w'akarere ka Rubavu kubemerera bagakora urugendo rwo kwamagana imvugo isebya abarastafarians y'umushumba w'itorero Zion Temple Apotre Gitwaza Paul. Mu ibaruwa banditse bati: Bwana muyobozi, twebwe abarasta birubavu tubandikiye ibaruwa tubasaba cyane ko mwatwemerera tugakora urugendo rw'amahoro mu mujyi wa Gisenyi rugamije kwamagana amagambo mabi yatuvuzweho avuzwe n'umuyobozi w'itorero rya Zion Temple Apotre Paul Gitwaza ku cyumweru tariki ya 8/12/2024. Bati: mu rusengero Australia, Apotre Gitwaza yavuze ko Rastafarian ari idini ya Satani, Rastafarian ari satanisme. Ayo magambo yaratubabaje nk'abarastafarian aho duherereye hose ku isi, bituma duhitamo kumwamagana mu buryo butandukanye. Nyakubahwa muyobozi w'akarere, nawe ugiye kuri YouTube channel yitwa Imbabazi TV3 ndetse na Voice of God DS, ayo magambo wayiyumvira. Ni muri urwo rwego rero twebwe abarasta bo mu Rwanda twasanze dufite inshingano yo kwamagana ayo magambo ko nicyo gihugu abarizwamo kandi nihakorera. Twebwe abarasta birubavu twifuza gukora urugendo rw'amahoro mu mujyi wa Rubavu tugaragaza akababaro katurutse ku magambo dusebya
tugaragaza abo turi bo bitandukanye n'ibibi byatuvuzweho, tukanashaka ko asaba imbabazi abarasta bose muri rusange. Muri iyi baruwa bakomeza bagira bati, Bwana Muyobozi, amagambo Gitwaza yavuze ni ingengabitekerezo yo kwangisha abarasta abantu, bikagaragara ko byatugiraho ingaruka z'uko abantu muri rusange badutinya ntibongere kutwisanzuraho nk'uko bisanzwe. Niyo mpamvu dushaka ko abantu bamenya ukuri kwacu, ko turi abakozi b'Imana, ko tutari abakozi ba Satani binyuze muri uru rugendo. Bwana Muyobozi, twifuza kuzakora icyo gikorwa kuwa gatanu tariki 20 tuzenguruka umujyi wa Gisenyi kuva saa 4. Uwasinye kuri iyi baruwa ni Rastafarian Steven Gakiga, umuyobozi w'abo barasta mu karere ka Rubavu. Nyuma yo kubona iyi baruwa, abantu benshi bacitse ururondogoro bibaza niba koko Apotre Gitwaza azisubiraho ku magambo yavuze, maze agasaba imbabazi aba barasta ndetse akavuga ko yabeshyaga atari idini ya Satani nk'uko yari yabitangaje. Abantu kandi bakomeje kwibaza niba akarere ka Rubavu kaza kwemerera Rastafarians gukora urugendo rugamije kwamagana amagambo asebya yabavuzweho. Ndagushimiye ko wabanye nanjye kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Felix Official Docs Fair, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibyegeranyo tukugezaho. By'umwihariko nzagusobanurira byinshi kuri uyu muryango wa Rastafarians Apotre Gitwaza yavuze ko ari uwa Satani. Inkuru nk'izi nakagaruka. Stay in touch.